Dore mwana wanjye uzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya n'abantu umeze mu byihorere namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashaka akiri muto cyane wese ukorera tukiri mutoya oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye Imana wowe ukunze nagenda nkiri muto byarangoye sinjya njya mu gitondo ariko yarambyutsaga nashyushye ibiryo ngwino urye nkagira courage namaze nk'ibyumweru 2 kurya byaranze ndadi nawe ararize byarananiye mana yanjye navuga ngo ndamuhamagara nijoro urumva n'umuntu wubatse no kumwubaha ndarana nawe none nanga no kwirarana Vestine ari umuntu dusengana ndi njyenyine byarangoye kwino umuntu twakuranye twahoranye naganizaga ibintu byose ndamubura nago namubuze burundu ariko nago nari mufite nagize depression ku buryo namuhamagaye saa 9 z'ijoro mama kaza no kunda zambwa ati mama gara Vestine ndamushaka aransengera birashira ariko byagize nkajya nanga no kujiwe uzamubaze twarabishwaniraga kamingwi nutsira mbwa oya kuko ndishyiramo ko tukiri kumwe kandi tutari kumwe ariko uyu mwana ibyo yari yiteze mu rugo sibyo abonye ibi rero nkagaruka ku bantu bahuza uyu ngundi uyu mwana kugira ngo ahure n'uriya mugabo bahujwe nandi uwamugi uko iyo ugiye gukora ugisha n'inama oya wikita ko babahuje kuko abo uwo wabahuje yahuje abantu bafite imitima ikindi yari yujuje imyaka y'ubukure ariko mureke mbabwire na leta nidufashe ya myaka isubireho kuko nubwo ubwo iyo myaka isubireho ningahe 21 no kuzamuka cyangwa na 21 nuba atayifite nuba yirengeje rwose nta kibazo iyo ukore ibe 21 imwe yo kugira ngo umuntu ashaka iyi 18 mwazanye agahinda kazaba kenshi mu ngo ni murebe uyu mwana agahinda afite noneho mwatuzaniye 18 mumbwire 18 uyu mwana ntashobora kwirengejeho imwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa ni nk'itatu cyangwa itatu nimubabare mumbwize ukuri bene data Banyarwanda aho ngaha adolescence nibwo ibiri kuguru murekero mbere uyu mwana ngo ni Vestine ni inde mpamvu afite utumenshi ku mutwe n'agakara wavuze ufite agahinda mu rugo atazibeshye ati nanafata inkoni nkamukubita afite izo yakubitiwe yavugaga muri umunawe yaravuze ati wibeshye ugashaka nagukubita iyo habundi nawe umubwira ati wiye wibeshye ugashaka nari kugukubita ibyo yari habaye abamwumvisha uburyo ari bwiza ari byiza ikindi ni kwa kundi bajya bavuga yuko amareshya mugeni kandi aho hose uwo bita dadi nta kuboko bifitemo reka nkubwire dadi mureke dadi ntagafatira umwana imyanzuro umwana ufite imyaka y'ubukure aba yemerewe kwifatira imyanzuro ndimuvane hano nawe nafite imyaka y'ubukure kandi ngo azamukure iyo hagoboka umuntu umeze nka Vestine muri iki gihe akagoboka kwa kundi ngo iyo mana dusengera komeni na mana itabura guseruka wagaseruka akamera nka Vestine ko yaseruka kuri muri umunabo akavuga ati wibeshye nafata inkoni nkagukubita hagaseruka undi umeze nka Vestine nubwo atabari Vestine ariko akaba yambaye ishusho nk'iya Vestine n'umutima wa Vestine afite kuri ubu uyu mwana babariye mu rugo nimubona icyabaye muzamenye ko uyu mwana yavuze uyu mwana babariye mu rugo hari ibyo yahuriyeyo nabyo kuko yaba yarahuriyeyo ibyiza gusa reka twemere ko atari ibyiza gusa ibibi gusa cyangwa nibibi nta nubwo tugiye kubyinjiramo cyangwa tubikritike ariko akari ku mutima gasesekara ku munwa ntabwo izi saha ari kuvuga ngo nufata inkoni nzagukubita ahubwo ari kuvuga ngo ngwino nawe wumva icyiza cy'urugo wumva uburyohe bw'urugo Yes, reka mbasuze inshuti bakunzi ba Kwizera TV mbahereza ikaze muri kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi aho muherereye mwese abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mbifurije kugubwa neza niba warakoze subscribe ndagushimiye kandi niba utarayikora ngusaba kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye tubagezaho kuri YouTube channel yanyu. Mbaye ikaze muri kiganiro tugiye kuganira ku bintu bitari buze gutinda ariko nta kindi gitumye ngarugira ngo tuganire ndaje ngo tuganire ku bimaze iminsi birimo kuvugwa ku nkuru imaze iminsi irimo kuvugwa ku Vestine ndetse na Dorokasi
komantere nyinshi zikomeje guterwa ku kiganiro yakoranye na muri ndahabi, ikiganiro bakoze mu minsi yatambutse kumwe na muri ndahabi, ikiganiro abantu benshi bakomeje kuvugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abantu bagakora ubusesenguzi, bamwe navuga ko hari abakoze ubusesenguzi navango nubwo kurengera ndetse no kwinjira mu buzima butabareba, abandi navuga ko bo ari abatamutwe, abandi navuga ko ari abatamutwe, uko hari igihe umuntu avuga ku bintu ukabona ko ibyo ari kuvuga icyambere cyo ntibimureba n'uburyo yabivuze mu buryo budawiste, mu buryo budakwiye. Ikintu kiri kugarukwaho n'abantu benshi cyane kuri iyi mihanda nyuma y'ikiganiro Vestine ndetse na Dorcas umuvandimwe bakoze bagikoreye kwa Irene kuri Empire ni ikiganiro cyavuguyemo ibintu byinshi cyane, ariko ntabwo abantu bakirengagiza amarangamutima cyangwa se amarira Dorcas yarize avuga ko yababajwe no gutandukana n'umuvandimwe we mu buryo bwo kubana mu buzima bwe bwa buri munsi, uko yari umuvandimwe umwitaho muri byose, umwitaho buri munsi, umufasha buri kimwe, umukorera buri kimwe, ndetse avuga ko hari byinshi byahindutse ku buzima bwe nyuma y'uko umuvandimwe we amaze kubaka urugo. Haza kumvikana n'andi magambo ya Vestine ubwo Irene yavugaga ngo mbese Dorcas we aramutse ashatse ubu ngubu byagunezeza, aravuga ati ntabwo byanshimisha, ntabwo namugira inama yo gushaka ubu ngubu akiri muto, ahubwo narindire azakure. Ayo magambo cyangwa se ibyo bintu mvuze bibiri byaranze iki kiganiro, ni nabyo benshi barugarukaho, byakuruye impaka zigiye zitandukanye. Bamwe ntibatinye kuvuga ko Vestine urugo rwe rushobora kuba rutaramuryoye cyangwa se urugo rwe rushobora kuba rudafite amahoro, ariko nje nshobora kuba nabwira abantu nkababwira ngo rimwe na rimwe hari igihe mwibeshya mukihutira gukora ubusesenguzi, nyamara ubusesenguzi mugiye gukora budafite aho buhuriye n'ukuri, mukavuga ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri. Kuba Vestine yaravuze ko umuvandimwe we atanezezwa no kubona yubatse urugo akiri muto, nje ku ruhande rwanjye ntabwo nabifata nk'ikimenyetso cy'uko uyu mwana w'umukobwa urugo rwamubihiye cyangwa se urugo rwamubereye rubi. Ikindi kuba Dorcas yararize akavuga ko yagowe no kwakira ko atakibana na Vestine mu buzima bwabo bwa buri munsi cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi, nje nemeza ko atari impamvu y'uko yasanze umuvandimwe abaye mu buzima bubi cyangwa se umuvandimwe we abaye mu buzima bubi. Ikindi ndibuze kuvugaho, ntabwo umuryango wa Vestine na Dorcas wavuye Musanze kubera umugabo we Idris, ahubwo aba bakobwa amafaranga bakoreye cyangwa se izina bamaze kubaka n'izina rishobora kuba ryabinjiriza amafaranga abemerera kuba bakwimura umuryango wabo bakawuvana i Musanze bakawutuza i Kigali. Ibyo ntabwo ari ibintu nge natindaho, kuko abakobwa binjiza amafaranga bemera kuba bakora ibintu birenze ibyo abantu batekereza. So rero tuje muri iki kiganiro kugira ngo tugaruke ku magambo Bosco Empire yatangaje ndetse na Camarade Mugwiza n'abandi harimo Pastor Claude ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bagiye bakora ubusesenguzi, ariko nje navuga ko aba bagabo bakoze ubusesenguzi bw'ibitabareba. Mubanze mwumve ayo magambo ya Vestine ndetse n'ibyo Dorcas yatangaje. Dorcas mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya reka n'abantu umeze mubyihorere. Dorcas azabaritse namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane. wese ukorera tukiri mutoya. Oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye. Wese umugambi Imana ubayeho. Oya mana yanjye Mana wowe ukunze nagenda nkiri muto. Byarangoye sinjya njya mu gitondo, ariko yarambyutsaga nashyuye ibiryo ngwino urye nkagira courage. Namaze nk'ibyumweru 2 kurya byaranze, ndetse nabararize byarananiye. Mana yanjye navuga ngo ndamuhamagara nijoro, urumva n'umuntu wubatse no kumwubaha, ndarana nawe none nanga no kwirarana. Vestine ari umuntu dusengana njyenyine, byarangoye kwino umuntu twahoranye naganizaga ibintu byose ndamubura.
ntabwo namubuze burundu ariko ntabwo nari mufite. Nagize depression ku buryo namuhamagaye saa 9 z'ijoro, mama akaza no kundi azambwira ati mpamagara Vestine ndamushaka. Aransengera birashira, ariko byagize nkajya nanga no kujya iwe uzamubaze twarabishwaniraga. Kamingwi nutsura mbwa oya kuko ndishyiramo ko tukiri kumwe kandi tutari kumwe. Yes, ngira ngo mwumvise ayo magambo yose. Niki kiganiro abantu benshi barakirebye kuko ni kiganiro kimaze kugira views ibihumbi 480 birenga, kiri gushika muri 500. Ni kiganiro kimaze kurebwa n'abantu benshi cyane kandi cyagize commentaire nyinshi cyane. Ariko ikibazo ahangaha twagombye kwibaza, ese kuba Vestine yarabwiye umuvandimwe we ko naramuka ashatse ari muto azamukubita, bisobanuye ko urugo rwamubereye rubi? Bisobanuye ko urugo rwamunaniye? Kuba Vestine yaravuze aya magambo, ese muri aya magambo niki nikiye kimenyetso kirimo kigaragaza ko Vestine yaba yarabihiwe n'urugo cyangwa se urugo rwaba rwaramubereye rubi? Icyo ni kira abantu bose mwese mwagombye kwibaza, kuko ikintu abantu bari kwirengagiza ahanga bose bari gukora ikiganiro, muri kwirengagiza ko umwana w'umukobwa wese wubatse urugo bwa mbere, umwana w'umukobwa nyawe, umukobwa w'umutima wubatse urugo ari bwo bwa mbere, agorwa n'ibintu byinshi cyane, agorwa n'ibintu byinshi cyane mu kubaka urugo rwe. Uko uhereye navuga ngo uhereye ku gikorwa cy'abantu bakuru, ku gutera akabariro, ibyo biri mu bintu bishobora kuba byamutonda bikaba byamugora. Ibintu adasanzwe amenyereye ni ubuzima bushya agiye mu buzima agiye kugira umuntu uzajya umukontorora. Kandi mwibuke ko Vestine yarasoje amashuri vuba cyane, nta gihe amaze hanze, agisoza amashuri nibwo yese yubaka urugo. Rero ntabwo nje nemera ko kuba yaravuze aya magambo ari igisobanuro cy'uko urugo rwamunaniye, no. Ahubwo ibi ngibi cyo yashatse kuvuga nuko yatonzwe no kwakira cyangwa se yagowe no kwakira ubuzima yisanzemo, yagowe no kwakira ubuzima agiyemo. Usibye no kuvanga umwana w'umukobwa n'umugabo n'umusore wubatse urugo, hari ibintu bimanza kumutonda, hari ibintu bimugora kwakira, kubanza wakira kondisiyo yuko mbega kubanza wiyumva ko uri umugabo cyangwa se uri umugore. Ibyo ni ibintu bikugora guhindura uko wagendaga, guhindura uko wakoraga. Wari umuntu ubereyeho, wari umuntu umenyereye kuba mu buzima buri freedom, wakoraga ibyo ushaka, wajyaga ushaka, ugataha isaha ushakiye, ukarya ibyo ushaka. Ariko iyo ugeze mu rugo hari ibintu byinshi cyane bihinduka. Rero kuba Vestine yagira inama umuvandimwe akamubwira ngo we kuzashaka uri muto, ndugu zangu, ntabwo bivuze ngo uyu mwana w'umukobwa yabihiwe n'urugo. Oya, ntabwo yabihiwe n'urugo. Na Djihad njye mbimubwire, ntabwo Vestine yagize urugo rubi, nta rugo rubi yagize, nta kiri kumuboko idasanzwe, ahubwo yagowe no kwakira ubuzima bw'urugo. Guhita yisanga mu buzima bw'urugo ni ibintu byamugoye cyane. Rero kuba yagira inama Vestine niko kumubwira ati mwana wa mama, banza unezerwe, banza witonde gato, kuko niba naragowe kwakira ubuzima, nge ndi mukuru wawe, kwakira ubuzima bw'urugo bikangora. Ntabwo nemera ko wowe, ntabwo nemeza ko bizagukundira bizihuta, ntabwo bizihuta. Rero iriya ni inama yamugiriye bisaba, kandi nge nemeza ko ntabwo Vestine ari umwana w'injiji cyangwa abuze ubwenge ku rwego yaza gufata urugo rwe rumeze nabi ngo abishire hanze. Oya, ntabwo urwo rwego nemeza ko ari rwo rwego Vestine ariho, ntabwo ari rwo rwego ariho, ariko arasobanutse mu mutwe. Rero aba bantu benshi navuga ko abantu benshi bari gusomera urugo rwa Vestine mu magambo yatangaje, ni abantu icyambere cyohereye kuri Bosco Empire, nta rugo ufite, nta mugore ufite. Wowe wazuga ukavuga ibyo ushaka byose. Ikindi ugeze kuri Djihad nta rugo ufite, nta rugo wigeze, sibyo?
wemereye kuba wavuga ibyo ushaka byose ukavuga ko urugo rwamunaniye, ukaba wavuga ko aya magambo yavuze ari ikimenyetso cy'uko urugo rutamubereye rwiza, urabyemerewe kuko nawe ubwawe nta rugo ufite, ntiwanashoboye no gutera intambwe yo kubaka urwo rugo. Nta mpamvu rero yo kuba waza ngo uvuge icyo ushaka. Kamarade uyu nguyu kuza kuvuga kuri Vestine avuga ngo urugo rwaramunaniye, Kamarade ni umuntu tuzi mu bantu bari kuri iyi mihanda bananiwe kubaka urugo, bananiwe kubaka ingo zabo. Ntabwo rero nemeza ko Kamarade ari wa muntu wakagombye kuza kugira inama Vestine cyangwa ngo aze kuvuga ngo Vestine urugo rwaramunaniye, wowe rwarakunaniye ku ikubitiro. Ntabwo nemeza ko ari wakagombye kuza kugira Vestine inama. Ikindi ntabwo Mugwiza uyu muzi, ngiye ntabwo Mugwiza mubona nk'umubyeyi waza kuvuga ngo umwana urugo rwaramunaniye. No, oya, Vestine kurira kwe cyangwa se Vestine kubwira muri umuntu amagambo ameze kuriya ntabwo igisobanura ariko bivuze ngo urugo rwaramunaniye. No, hari ubuzima winjiramo bukakugora kubwakira, atari uko ubayeho nabi, atari uko ufite icyo ubuze, ahubwo kwisanga muri ubwo buzima bikakujena, bikakugora, bikakuremerera, bikamuremerera. N'abantu benshi cyane bubaka urugo mbere yuko yakira ko yamaze kuba umugore, bikamugora kwiyumva ko yabaye umugore, kwiyumva ko afite umuntu agomba guhereza raporo y'icyo akoze, y'icyo agiye gukora, bikamugora. Nicyo yarashatse kumubwira, nta kindi. No, abari kuvuga ngo Vestine amagambo yavuze n'amarira Dorcas yarize, ngo ntabwo Dorcas yararimo kurizwa nuko ngo yatandukanye n'umuvandimwe we, ngo yarari kurizwa ngo nibyo yasanze mu rugo rw'umuvandimwe we. Mwana muri kubeshya, kandi agira ngo mbabwire ngo ibintu muri gukora muri gukomeretsa uyu mwana kurushaho, muri kumukomeretsa. Uyu mwana w'umukobwa muri kumukomeretsa birenze uko mwe mu bitekereza, kuko icyambere cyo muri mwese nta muntu yabwiye ko urugo rumubereye rubi. Muri mwese nta muntu yabwiye ko urugo rumubereye rubi, sibyo? Urugo rwe ari rubi, nge nemeza ko n'umugabo we ntabwo yakemera ko ajya hanze. Ntabwo biba, ntabwo yamwemerera ko yurira indege ngo ajye hanze. Rero nta mpamvu muri iki kiganiro nimwe nge ndi kubona yatuma abantu bavuga ngo Vestine ngo urugo rwamubereye rubi. Ute? Rwamubereye rubi ute? Kuba Dorcas yaragaragaje amarangamutima ye, akagaragaza buryo ki yagowe no kwakira ko umuvandimwe batagiye kongera kujya babana mu buzima bwa buri munsi, umuvandimwe batazongera kurarana, umuvandimwe batazongera gusangira. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe. Hari abantu benshi tuzi bubatse bagera n'igihe bagera mu ngo zabo, akaba yasaba umugabo akamubwira ati babarumereze icyumweru njye mu rugo, kuko ntabwo yari yakira ko yageze mu bundi buzima, ntabwo yari yabyakira. Ibyo biri mu bintu rero bituma umuntu ananuka. Kuvuga ngo umuntu yarananutse kubera ngo umugabo mubereye mubi, no, izo ni impamvu zidafatika kabisa. Hari abantu bananuka badafite icyo babuze, akananuka atari uko abuze amahoro, ariko kuko atariyakira mu buzima arimo, bikamunyunyuza bro, bikamunyunyuza bigatuma ananuka. Rero abantu muri kumva ibyo abavandimwe kuvuga Bosco Empire, Pastor Claude bamugwiza n'aba Camarade, mwe mukabyumva mukabereza agaciro, nemeza ko nta mu bwanyu ntago mufite gutekereza kabiri. Aba bavandimwe bari gucuruza, bo bari mu kazi, bari gucuruza, nta kindi. Kuko niyandika ngo Vestine urugo rwamunaniye, uraza wirukanka ufungure icyo kiganiro, ufungure link urebe, nyamara nta kuri muri icyo kiganiro, nta kuri none nge nabonye Djihad ari gukora ikiganiro, none we yageze n'ashaka kurira pe. Hari abantu bazi kwakitinga kuri iyi mihanda, yageze n'ashaka kurira agaragaza ko Vestine akeneye kurenganurwa. Vestine ntabwo abayeho nabi, muri mwe mwese ntawe yatakiye, ntawe yaririye, nta n'uwo yahamagaye ngo amubwire ngo urugo rwamubihiye. No, ntawe. Iriya nama yagiriye umuvandimwe we ntink'iyo namubwira. Ikibazo ni uko yabivugiye kuri kamera. Iyo babiganira bari mu gikari batari kuri kamera, ntabwo ayo magambo yose muri kuva muri kuyavuga. Ariko kuba bari mu kiganiro bikaba ngombwa ko akavuga karakana kavuga,
mwese mwese mwumva ko urugo rwaramunaniye ngo niki gitumye Vestine avuga ari amagambo, niki kimuteye ubwoba, niki cyamukanze. No, ibyagukanga ugeze mu rugo ni byinshi. Atari uko umugabo yagukubise, atari uko umugabo mwavuganye nabi, atari uko umugabo yagize icyo akwima. Ibyagukanga ni byinshi cyane. Rero umwana w'umukobwa nyawe agorwa no kubaka urugo. Mu ntangiriro zo kubaka urugo biramugora cyane. Ikindi, Dorokasi nawe ni umuntu yari kugorwa, yagombaga kugorwa no gutandukana n'umuvandimwe basangiye akabisi n'agahiye, basangiraga ibiraha ku muhanda, bajyaga gusangira capati, bararanaga, baganiraga buri kimwe cyose, bakagira ubugoryi bakora bari kumwe bombi. Iyi saha kugira ngo Vestine abashe kuba yafata ritime cyangwa se yafata umurongo umugabo wagenderaho, ni ibintu bigoranye, ni ibintu bisaba imbaraga, bisaba igihe kirekire. Guhita atangira kumumenyera bakisanzurana y'ijana, ni ibintu bifata igihe, ntabwo ari ibintu by'abantu bose. Hari igihe Vestine ashobora kuba yisanzura cyangwa se akunda ubuzima bwo kuba nyine ahora yishimye aseka, ariko umugabo we ubuzima amenyereye ari ubuzima bwo kuba hatuje. Ibyo nabyo biri mu bintu bishobora kuba byamugora mu rugo. Rero kuvuga ngo urugo rwananiye Vestine, nge navanga ahangaha ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ntabwo nyine n'abantu bari kubikomereza ngo Vestine ngo bamusabire ngo agume hanze, ngo Vestine agashobora kutagaruka mu Rwanda. Mwagiye mushaka uburyo mucuruza, mugacuruza ariko mutari gukomeretsa abantu cyangwa mutari kwangiza imiryango y'abantu. Mujye mushaka uburyo bwiza bwo gucuruzamo, bwo gukoramo ibiganiro. Ni ukuri, mujye mushaka uburyo mwakoramo ibiganiro ariko mutaje gusebanya. Ahangaha muri babantu bifuje cyangwa se bigeze bifuza ko Vestine atakuba ku rugo, bikabatungura, mugatungurwa no kubona yubatse urugo. Ibaze ko Vestine we mu kiganiro yavuze ijambo aravuga ngo ibaze iyi saha ndamutse nkangutse nkasanga ubukwe bwanjye butarabayeho. Hajya umuntu yajya kuvuga iryo jambo, yavuga iryo jambo atanejejwe n'urugo arimo. Mwagiye mureka nshuti zanjye, mwagiye mureka, mujye mureka kubeshya abantu, mujye mureka kubeshya abantu babakurikirana, mujye mureka kubeshya abakunzi banyu. Nta kibazo Vestine na kimwe afite mu rugo rwe, habe n'iki kimwe, nta kibazo na kimwe afite mu rugo rwe. Ababonera ikibazo mu magambo yabwiye umurumuna we cyangwa umuvandimwe we, ahubwo nimwe mufite ikibazo. Ababona ko Vestine urugo rwe rumunaniye kubera amagambo yabwiye umuvandimwe we Dorokasi, nimwe mufite ikibazo kinakomeye cyane. Kandi ababona ko urugo rwa Vestine rufite ikibazo kubera ko Dorokasi yagaragaje amarangamutima ye ku kuba yaratandukanye n'umuvandimwe akubaka urugo, cyangwa kuba yaragiye kuba kwa mukuru we, mukabibonamo ikibazo, mwe mufite ikibazo gikomeye cyane. Ariko nje nta kintu cyanunguye, kuko haba Bosco Empire, haba Camarade, haba Djihad, haba Mugwiza, abo bose ni abantu nge navuga ko uhereye kuri abo batatu mvuze hejuru, nta n'umwe ufite urugo muri bo, nta n'umwe wubatse urugo urimo, ntawe. Kubaza kuvuga ibyo ubonye n'ukaza ukavuga ibyo ushaka, nge numva nta n'ikibazo cyaba kibirimo. Kuko mwese nta wubatse urugo, n'uwarugerageje rwaramunaniye ariwe Camarade, rwaramunaniye. Djihad nta rugo, banzana n'uguteze kuzagira. Bosco Empire nawe iyi saha uracyari umusore witunze, uracyari papa mbyirire. Rero Vestine hari ubuzima yagezemo kubwakira, ahubwo biramugora. Atari uko ubwo buzima ari bubi, ahubwo guhita yisanisha nabwo biramuvuna, biramugora. Ikindi, Irene najya bakoresha ikiganiro, ajya making sure ko mu byo muri bukore cyangwa mu byo muri buvuge mutari buze guhereza abanzi banyu cyangwa se ababanga umwanya wo kuba babavugaho. Ibaze aho Bosco Empire
uvuga ngo Vestine ngo yanze ngo gusoma ngo umugabo we ngo pasiteri abimusabye. Ni umwana utarararutse, ni umwana utarigeze ubikirara, kandi ni umwana ufite indangagaciro. Kugira isoni bibaho, ni umwana ufite indangagaciro, yagize isoni, yaragize isoni nyine ni ibintu atamenyereye kuba yakorera ahantu mu ruhame. Mukira ngo ni ikimenyetso ngo cyuko yaragiye kubana ngo n'umugabo atishimiye. Mwana mujye mureka kabisa. Rero ngeranje kubabwira ko Vestine nta kibazo afite mu rugo rwe. Ibyo abantu bashingira bavanga afite ikibazo, muri kubeshya cyane ndetse. So ndabashimiye inshuti bakunzi bakwizera TV, mwe twari turi muri iki kiganiro. Imana y'amahoro ibahereza umugisha, kandi Imana y'amahoro ibishimira. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.